ibi bintu tugiye kurebera hamwe ntibigucike, wowe ugerageza kumva ukabasha kuba washyigikira icyo bita Pi Network nk'ifaranga rya cryptocurrency. Ni ifaranga rifite agaciro cyane, tugiye kurebera ahantu hamwe ntibigucike. Nyaboneka kuri iki kiganiro cyose, bidasobanukirwa unyandike muri comment ndabigusobanurira. Tutangiranye n'uwo bita Timai, yanditse ati anti GCV needs in the lead correctly until in very last sense. Some important point and notes are the decentralization heads and the Pi network in the Pi coin configuration, Pi system fixed value, and the Pi GCV is 340,000 niyo mpamvu tubashimira $159 and Pi support and constant and has been integrated into the node system and Pi coin configuration in special parts in the Pi network configuration. Pi network configuration, node system integration, Git helps link encode the system light in social chain. Pi network develops. Pi is new digital currency at the turn. You on real time into source of wave. Pi is powered by network is people. Hata Pi is new digital currency. Urumva ko Pi yamaze kuba digital currency. Ibi twaguze tubikonfirma cyane. Twabwira ati ibi bintu ko bari gufata zino nodes bakazi decentralize kuba zigizwe na Pi network core team cyangwa Pi network community, bakabasha kuba bazigaragaza uburyo zimeze, bakabona ko abo bantu bose bagize iyo Pi, izo nodes zisobanura abantu bose bari muri Pi network bayikoresha. Abo bantu bayikoresha bose bakaba bamaze kumva ko bagomba gushyigikira, bashyigikiye igiciro cya GCV nk'ifaranga ridahinduka, icyo bita fixed value, gifite igiciro kidahinduka $314,159 by'amadolari y'Amerika. Ibyo ni ibintu byiza cyane rero, kandi utapfa kubona aho handi hose wiboneye cyangwa mu buryo runaka wiboneye. Bakatubwira ati nanone ibi bintu byose aya manode system yayo yubakitse mu buryo bw'ama Pi coin. Izi Pi coin configuration zite part ya network ariyo bakonfirmye nyine nka party ya network. Iyi nodes Pi network iri confirme kuri node system integration. Ibyo byose wabireba muri GitHub link cyangwa ukareba muri consensus Pi nodes. A code system light and social chain. A Pi node developed by and use digital currency. Urumva rino faranga rya Pi network ryabasha kuba ryakidevelopa, ribasha kuba ryava muri cryptocurrency, ahubwo ribasha kuba ryaba digital currency, kuko ni ifaranga riri ridahinduka, ahubwo ukoresha mu buryo buhoraho. Urumva ni ibintu rero byiza cyane. Ikindi rero dukomeje turavuga ati Pi is powered in network of the people around the world, a collect reference and intention in digital currency. Unlike cryptocurrency, Pi is distributed fairly and consume very little battery energy. The issue is that Pi is digital currency or not a cryptocurrency. This is a very different. This is when men pioneer must stand, and many pioneers still thinks Pink Pi is
cryptocurrency, and this is brief, but this is brief in AUS. They are AUS for money. Dr. Nicolas started. A pi has value in determining of the pi networks. This is means of value is pi difference by in consensus in Pioneer and is not determined on the open market during open mainnet. After open mainnet, there be no title anymore. All Pioneer miners or pi owners will supply big users. This or does determine of the fari pi is a privilege and the pioneer doing and the cross mainnet fence after open mainnet all new. Baratubwira ati imbaraga z'iyi pi network cyangwa abantu bagize pi network nawe murazibona ko ari imbaraga nyinshi cyane. Kandi tuvuga ifaranga impamvu barigize digital currency itari cryptocurrency ni mu buryo bw'uko rino faranga rifite igiciro kiri stable coins cyangwa stable value use will the flow in the predetermined value. Hano turebe handitse ati this real volume trees share on same pi coin system and the scale and might demand and the grow use base. How it's the date? Date collect gate laid the market date and the historical price date of the pi coin. Machine learning utilize machine learning algorithm analysis market data, identify pattern trends and the Mario price adjustment base and analyze the supply pi coin maintain the science. On the analysis, adjust and the supply of the coin maintain a stable price is 3,014, 100,000, 159, 340, 340,000, 150, $9. Data-rise constancy. This is a contribution leg technology liquid. Iri faranga rero nko mugenda muribona bakoze analysis bisanga ko iri faranga zino coin zacu zihagaze igiciro cyo 314,159 cyo bita 340,000 on $159. Ibyo byose bikaba byagiye babasha kwerekana cyane. And verify transaction in certain integrity of the system, CBL quality, continuously monitor and any form to do. Niba tumaze kubona ibyo konsasi we yagerageje kugaragaza akora rino faranga cyangwa bagerageza kurikora batugaragariza ko rino faranga rizagira n'undi giciro kiri stable. Rero ifaranga rije guhindura byinshi, ifaranga ushaka gukoreramo buri kimwe cyose kandi ikaguma ari ifaranga ahubwo ritahindutse ibindi bintu. Urumva ni ikintu cyiza cyane. Tugiye rero tugasanga rero tugende tukomeza ibitekerezo by'abandi bantu cyangwa wenda binyuranye ahandi hantu. Turi kugira ati iri faranga rifite uburyo rimugamije ndetse rifite n'icyo rimaze. Reka turebere hano imbuzi. Boom in the financial revolution explodes Stanley base 3 and ISO 20022
Light and the global banking system for forever, all central around by quantum. The global financial system is on the brink of devolution, with Starlink satellite system base 3 and ISO 20022 leading on the charge. A new era on the global finance and taking shape, one that promises a parallel security, official, and resilience. His transformation is not just a shift, but is the complete overhaul on the old financial odds, stack, and the backbone, and the new system, Starlink, SpaceX, and the game change. That light network light just about the internet access. It is nervous system of the future financial landscape. This is a high bandwidth, low latency system, and ensure days is a transmit secure and same sense grows and continent. Nk'uko tugenda tubibona rero ibyo byose nk'uko nagenda mbibabwira, bari kugenda be-exploitinga icyo bita stacks. Iyi ni yazaba ari base ya gatatu babashe kuba bakora, aho izaba ifite kode y'ibihumbi 2022, ubwo ni 222. Urumva ni uburyo babiteguye bizaba bimeze neza. Hari benshi rero ibyo byose babigerageza kutabyumva neza, ariko narababwiye ati buri kintu cyose cyari gifite impamvu yacyo. Na kimwe kiba yaba ku buzima bwacu bw'iminsi budafite impamvu. Niba twarabashije kuba twategereza mu buryo buhagije, ntabwo aribwo twacika intege igihe cyo gukoresha amafaranga yacu kiri hafi kugera. Twebwe twahiga uburyo dukora ibintu muri sisiteme yabyo, kubera ko iyo wapanze ikintu neza ndetse n'uburyo n'uwugiha nawe acyakira neza, kubera ko iyo nivo wayimubwiye ko ariyo nyayo. Ariko rero n'ubundi atari n'ibyo byaho ngaho, n'ubundi na hano tugiye kujya dufata sisiteme yubakitse, cyangwa natwe tuyubake tubashe kuba ariyo twakoreramo, kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza byimbitse. Kubera ko izi sisiteme bisaba ko ugomba kuziha umwanya, ndetse kandi ukagenda wevarwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wewe mushyashya rero gerageza uburyo utacikanwa no gukora subscribe, share and comment, kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho igihe cyose. Ni ibiganiro rero bigamije kwigisha abantu iri faranga rya Pi Network, ndetse n'ibiganiro bindi bigiye binyuranye byaba bya politics, yaba ibijyanye n'ubukungu, yaba ndetse n'ibindi biganiro bigiye binyuranye byose. Mu handi hantu wabisanga atari Emmanuel Rukundo cyangwa wenda RU Construction Limited. Hose niho ushobora gusanga buri kimwe cyose wibaza.
ukabasha kuba wakwinjiza amafaranga yawe mu buryo bwizewe. Wowe mushyashya rero, iri faranga ni ifaranga rimeze nk'aho rigiye guhindura ubuzima bw'abantu, aho wowe utaragiraga n'igiceri na kimwe cyangwa utaragiraga akazi, ugiye gufunda bizinesi yawe, ugiye kugeza abantu mu byabo, aho buzubakira bamwe, ibyo byose bizinesi zose uzazikora, serivisi zose uzazitanga uko zisaba amafaranga, kandi amafaranga uzaba uyafite. Numva rero ko ibyo dutegurirwa nyaboneka nkaho Pioneer ntabwo ari ibintu biciriritse, ni ibintu byiza cyane. Urumva ko rero aricyo gituma ibintu byinshi bigenda bihinduka, kubw'uko dukora dufite intego runaka dukoreraho, atari ibintu biza gutyo gusa ngo tuze twumva ko ari ibintu twari dusanzwe dufite cyangwa wenda twagenewe. Ibyo byose hari ikintu kibaho kugira ngo kigerageze kwereka ko n'ibindi byose bishoboka. Twagerageje gukoresha amafaranga yacu muri Pfest, na n'ubu biracyagenda neza cyane. Hari benshi bakiyagurisha, ariko ikintu nababwira n'inama nabagira ni uko mwirinda ikintu bita black market. Ibintu batashyizeho, Dr Nicolas yatashyizeho cyangwa ikoti mitashyizeho, wikirirwa umara payi zawe ngo ugiye kuzigurisha, ugiye kugira uti ibibazo wari ufite n'ubundi. Ndakeka mu gihe utararocingirwa mainnet cyangwa payi network, ntacyo byaguhinduraho kuba n'ubundi waba umeze kwa kundi, nta n'ikintu byanagutwara. Ahubwo icy'ingenzi ni ukubanza kuba wabyiyumvamo neza cyane. Shyiramo imbaraga rero, umayiningire igihe, ushyiremo reveye, kugira ngo wowe utarabona KYC babashe kuyiguhera igihe iminsi 30 ikimara kugera. Nawe umazemo igihe kinini cyane rero, gerageza ujye gusura main checklist. Ntiwite ngo nuko wabonye migration iki byose ushobora gushyize muri tentative utabizi. Ni ngombwa yuko ujya gucekinga buri kimwe cyose, uce no muri Pi browser urebe niba nta kintu cyahindutsemo bari kukwereka. Twabonye rero ko Dr Nicolas ari kutubwira ko ibintu bya tentative ari byo bari mu ngubu, ariko babuza abantu gukora ibintu badasobanukiwe mu buryo bwo kwirinda ibihano bari kubashyiramo bya tentative. Ibyo nubikora rero bizagufasha kandi bizanakurinda kujagarara mu bintu bimwe na bimwe. Gerageza wowe ube ready mu mushinga, ujye ukurikirana amakuru kuri channel yacu kugira ngo tujye tukugezaho amakuru ari update cyangwa amakuru agezweho, cyane cyane kuri uyu mushinga wa Pi Network. Mu minsi iri imbere ngiye gutangira amakuru ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba ku bya politiki mpuzamahanga ndetse n'andi mafaranga agiye anyuranye, ndetse n'izindi social media zigiye zinyuranye. Ibyo byose ngomba kubibagezaho mu gihe gitoya cyane, ko ndashaka ko twebwe uko twatangiye tugenda tukura gake gakeya. Hari byinshi bigomba guhinduka nk'uko umwaka twawutangiye, tukagira systeme yindi twubaka nk'uyu mwaka turimo. Nk'uko twabyemeje rero, ni ibintu byiza. Ba update mbere na mbere yo kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Akenshi hari igihe mara iminsi nk'ingahe n'abaye ibiganiro kubw'impamvu yo kugira ngo ncukumbure neza byimazeyo, kugira ngo mbazanire ibiganiro byiza kandi byizewe. Urumva ko ni ibintu nanjye ubwanjye natavuga ko biraho byizana gusa, bifite uburyo bino bintu byubakitse.
uburyo byubakitse, kubera ko ndizera ko iri faranga rya Pi Network ni ifaranga ryaje guha amahirwe abantu benshi cyane, yaba umuntu urizi n'utarizi. Ibyo byose ino sisiteme igera kugeza kuba yamufasha kugira ngo agerageze nawe amenye amakuru agiye anyuranye kuri uyu mushinga. Naho ubundi busanzwe bwo nyuma ya Open Mainnet, amakuru nyayo tuzaba tuyafata tuyakuye mu mushinga wacu n'ubundi wa Pi Network, kuko hari sisiteme Pi Core Team yubatse tugiye kujya twifashisha. Bakatubwira ati rero none create borderless financial network. Imagine start and transaction of New York and Tokyo. Imagine in the trade and the delay Starlink doesn't just connect, it's empowered system driving and global financial revolution. Basel 3 built in financial fortress emerging from the ashes of the 2028 financial crisis. Basel 3 enforces strict capital and risk management equipment and ensure bank can withstand economic shocks by mandating higher service, improving liquidity. Basel 3 contact again and the collapse, and once causes massive harms. This isn't just a default, it is an ultimatum comply of losing your license and complete. With Basel 3, the year reckless back is over. ISO 20022 Common Language on the Finance. ECO 2020 Uniform Global Financial Message and Science. Ibi ni ibintu ngo tugera tubireba tubisanga muri Tokyo, New York n'indi mijyi igiye itandukanye. Ibi byose ngo twagiye tubona ino crisis cyangwa wenda imanuka ry'ubukungu, aho twagiye tubona uburyo ryagiye rigera kure, kubera ko niba amabanki ashobora kuba yenda afite ifaranga dushobora kwifashisha, bikarangira iryo faranga bafite uburyo bagomba bashaka kurikoresha bo, birumvikana ko ntabwo ibyo bintu twebwe bizabura kutugiraho ingaruka mbi. Kandi ariko iyi faranga nitwumva ko tugomba kurikoresha mu buryo bwa nyabwo kandi buteye imbere, kandi mu buryo bujyanye na sisiteme yubakitse, iri faranga tuzarigendamo neza kandi tuzarikoresha twese, buri wese abona inyungu yaryo. Ariko ibyo byose nabyo bigira kondisiyo, nuko tuzaba twagize ute, twakurikije ibyo dusabwa kugira ngo tubashe kuba twagira muri ino sisiteme yacu. Cross borders community and no more fragment system and Costrello and the protocol got faster, safe transaction by standardizing data format. ISO 20022 eliminate inefficiency, reduce fraud, and announce application is not just a tool, is the framework for the modern financial world. Starlink
Lullabase 3 and ISO 20022. Starlink employee connective enable those standards to be implemented global scale. It is secure network. ISO base 3 and ISO 20022 require alignment with precious without Starlink. This is transformation would be impossible. This isn't revolution, it's revolution. It's the financial world. It's being bold, strong, and more efficient, and never stay turn and future finance here and the order system crumbling and never order in the rising. Nk'uko mugenda mubibona rero urabona ko n'imbuzi nyazo turi kugenda dutanga aho ijwi rigomba kugera ku bantu bose kugira ngo buri wese atazitakana ngo sinigeze menya amakuru ngo bimeze gutya na gutya. Nyaboneka harabura iminsi mikeya kugira ngo deadline batanze ya grace period ibashe ko yarangira, ariko ko batwongeje kuno kwezi. Umuntu ufite ikibazo yaba ikijyanye na tentative yaba ikijyanye na KYC mugerageze murebe uburyo mwabikosora bibashe kujya mu mucyo. Live will want until February 4th. We will wait until March 14, PyCore team said. Urumva baratubwira ati ngo akunda itariki kuri 14 cyangwa akunze ko kuri 14 no ku itariki 14 n'undi z'ukwa gatatu cyangwa z'ukwa kabiri ariho mbe byose ndateganya ko bashobora kuzafungura open mainnet. Urumva ko byo byose ni ibitekerezo, ariko byanyenda kose bafite impamvu. Ntago umuntu apfa gutekereza ikintu adafite impamvu yacyo, ahubwo bafite gahunda iyo bishaka kugeraho n'ibyo we apanga. Kuko PyCore team bari abantu babasha kuba bavugana nayo bakamenya ibyo PyCore team. Urumva ko ni systeme buryo yubakitse nuko nguko rero. Wowe mushyashya rero ukora subscribe ntibibagirwe gukora subscribe, kandi urebe ibiganiro byagiye bitambuka byabanje kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza mu buryo bukwiye. Turabashimiye rero babashe kudutega amatwi, namwe ba diaspora turabashimiye cyane, mugira amahirwe y'imigisha, kandi PyCore team irabasohoza cyane kuko ibyo muyikorera ni ibintu by'akataraboneka. Ni byiza cyane rero, kandi amahirwe n'imigisha kuri mwebwe, mugira amahirwe n'imigisha, kandi Imana ibane namwe. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.